buri kantu na buri nguni ndetse na Jack w'u Rwanda n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'abandi bantu ba hafi mu kirori kidasanzwe cyo kwishimira gufungurwa kwa buri kantu kuko yari amaze iminsi akorwaho iperereza cyangwa se ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ibi birori tugiye kubinyuramo gakeya mu minota nk'ibiri cyangwa itatu, mudutize uwo mwanya rwose w'iminota nk'ibiri cyangwa itatu hano kuri NIT Media Kigali, tubanyuriremo uburyo ki byari ibirori biteye ubwuzu. Murabizi ko aba basore bari mu bami ba showbiz hano mu Rwanda cyangwa se imyidagaduro ya hano mu Rwanda, bari mu bantu bayiyoboye. Ubwo rero urumva ko gutwika nk'abantu mu bakurikirana, murabizi ko gutwika ari ibintu byabo, umujyi bawutwitse rwose, bawutigishije kandi ni mu gihe kuko kuba wari umaze iminsi irenze ingahe gutyo mu maboko atari ayawe cyangwa se waratawe muri yombi, ukagaruka muri society, ukagaruka muri rubanda nyamwinshi, ukagaruka mu bagukurikirana mu buzima bwa buri munsi cyangwa se abafana bawe. Ibirori murumva ko byari biri ku rwego rwo hejuru, ari nabyo tugiye kugarukaho hano aka kanya kuri NIT Media Kigali mu minota mike cyane tugiye gukoresha kugira ngo tukumare amatsiko, tukwereke ndetse twinjiremo indani. Kuri NIT Media Kigali rero tukaba turi abambere mu kubreakinga cyangwa se gutangaza inkuru ziri gutrendinga, inkuru zishyushye ziri gucicikana mu bintu bigiye bitandukanye. Nimba nta na rimwe rero wigeze uduha ubufasha bwa subscribe, iki nicyo gihe ngo iyo nkunga ubwo bufasha ubuduhe, ukore kuri like ndetse unafungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Ikaze ni karibu aka kanya tubinjirire muri iki kirori cy'aba basore cyo kwizihiza cyangwa se kwishimira igaruka mu muryango nyarwanda kwa buri kantu, nyuma y'uko yari amaze iminsi mu maboko ataraye cyangwa se mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'u Rwanda rugenza ibyaha RIB. Ni ibirori byaranzwe no kwishima mu buryo bw'imbyino zigiye zitandukanye, harimo na yayindi aba basore bo ubwabo bari kumwe na Jack w'u Rwanda baririmbye bagira bati abamvuze bari hehe, nibajya imbere tubarebe, ubu iminyururu twayiciye turakunzwe, imihanda turayitwika. Niko kuri rero kuko aba basore murabizi rwose baratwika babakurikirana mu buzima bwa buri munsi, murabizi. Ubwo buri kantu nyine yari agifunze, mugenzi we buri nguni nta gihe kinini cyane gishize aje kuri YouTube channel yabo nyine ya buri kantu na buri nguni, atanga ahumuriza ababakurikirana mu buzima bwa buri munsi ndetse abizeza ko ibintu biri kujya mu buryo, ibintu biri kugenda neza. Ari nabwo yanyuragamo gakeya mu bantu babagambanye, yavuze ko ari bakeya babashije kumenya bakeka ko babagambaniye cyangwa se bafitiye gihamya bitewe n'ibimenyetso runaka yagiye atanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko avuga ko abo ngabo yabashije kuvuga ari abo nyine yabashije gutangira ibi bimenyetso, avuga ko hari abandi byanze bikunze baba bihishe inyuma y'ubugambanyi cyangwa se y'igikorwa kitari cyiza cyababayeho cyari kibagejeje kuri iyi nshuro cyangwa se aho ibintu byari bigeze kuri uru rwego. Murabizi ko hari benshi yagiye yikoma, harimo nka Godfather n'abandi bantu benshi bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nyine abiganje muri showbiz y'u Rwanda, aho bamwe na bamwe bagiye bagaragara bishimira ibihe bitari byiza na gatoya buri kantu yari arimo, cyangwa se iri tsinda rya buri kantu na buri nguni ryari riri mu bihe bikomeye. Abatabishime cyangwa se aba haters, abanzi bagiye babyuriraho bakatangaza ibintu bitari byiza, bakavuga ibintu uko bitari, aho buri kantu mu gihe yari afunze buri nguni yaje rwose buri kimwe cyose akagisobanura ndetse agatanga ihumure, akabizeza ko ibintu bigiye kujya mu buryo, ariko nyine akagenda agaragaza ukuri kose. Abamukurikiye kuri YouTube channel yabo ya buri kantu na buri nguni, buri kimwe cyose bagiye bagisobanukirwa ndetse babasha gusobanukirwa uko ibintu byari bimeze bitandukanye n'ibyo abantu dukurikira imbuga nkoranyambaga twari twagiye twumva hirya no hino ku bantu bagiye batandukanye. Icyo ngira ngo tugaruka hano kuri NIT Media ariko cy'ingenzi, icyambere no kwishimira ko byibuze umuvandimwe cyangwa se umwe mu bayoboye iyi showbiz nyarwanda
ageze agarutse mu bantu be. Ikindi ni uko hakwiye kuvamo isomo rikwiye kuza ku bantu byibuze bamwe bakunda gutangaza ibintu badafitiye gihamya mu rwego rwo kugira ngo bakaze ibintu cyangwa se babihe urwego rutariho byari bitumye bigera aho byari bigeze uyu munsi. Nibyo buri kantu yagiye yasobanuye ko ibintu byageze ku rwego bitari bikwiye kuba biriho, ndetse anavuga ko ubundi igihe cyabitangaje hari atari cyo igihe ikinyamakuru igihe cyabitangarije atari cyo gihe cya nyacyo byabereyeho, byari byabaye imbere ariko bibibanga aho ibintu byari bitangiye bijya mu buryo abanyamakuru batangira kubiha urundi rwego. Tubashimiye ko buri gihe muza kudusanga hano kuri NIT Media Kigali tukabagezaho ibintu mukaza kureba nyine ibintu biri gutrendinga biba byatangajwe. Kora kuri subscribe nimba utarigeze uyikoraho, dukomeze turahura mu kanya.